It's okay. Bite? Njye watangiye mvuga ariko nkomeza nkavuga njyewe ni byinshi ntabwo nabona aho mpera. Ni byinshi biba biri mu mutima byinshi sinzi aho nahera sinzi aho nagarukiza gusa aba n'abana be abereye uncle abakobwa n'abe bombi murabazi baba ko bakuze bameze neza. Most important ngiye ikintu ngiye ndeba nicyo yasize inyuma because nta muntu azagenda mu by'ukuri ahubwo sisize iki inyuma turanga kubera we ariko ntitwibagirwe ko hari amaraso ye. So ndashimira n'abana. I thank you so much for being good girls and I love you so much. Uzakomeze mu bakobwa beza sibyo mumbabarire mu binkorere muza making a papa proud. He was a big star, like no joke. Don't play with his name when you grow up. Muzakundane. Mvuze nguki muzagire gute mvuze nguki wowe uri mukuru wuyu uzakunde muri umuna wawe uzamushakisha hari hose uri kumva uzamukunde wowe uzakunde mukuru wawe sibyo nibyo papa abifuriza sibyo nta kindi kintu navugira aha ngaha usibye ko opportunity nakoresha ni y'aba bana please mumbabarire ni y'aba bana abana n'abakobwa njye ndi imfubyi nzi ko imfubyi ubabaza so byo ndi kuvuga nzi experience yabyo kuba nk'umuntu w'umubyeyi kandi k'umuntu w'umumama ndabizi murakeneranye muzakundane ntazagire ikibatandukanya muzafatanye akaboko umwe ntago azabishobora. You won't do it by yourself, she won't do it by herself. You have to be there for her, she has to be there for you. Remember this. That's what your dad always wished for. He loved you so much, he still loves you, and forever we love you. Okay? Namwe ndabakunda sibyo nina muzabe hafi sibyo nta kindi murakoze. Baje kubashibira je banyita Sidaga Venus nakuriye ku Kataja hano kwa Kagabo House kujya Kabeza akogiye pore niyo muntu ubashije kumenya ububobo bwanjye vuga izaza bizakimwe usaza ntago yapfuye wewe mwibwira ko yapfuye no mubiri wapfuye twebwe nimba turi hano yaraduhaye ngo coming home twaje mu rugo rero namwe mwaje mu rugo hari wapfuye urimo muri mwe twese turi hano kubwo kumureba ibyo yakoze ni byinshi pe sinavuga restaurant sinavuga ibigo by'imfubyi yadukuyemo sinavuga kuri polisi aho yadukuye 2022 nari Uganda nari ndi muri fight ariko narayitsinze nza kugaruka i Kigali ndi muri stare kurabwana uyu munsi ntabwo turi kumwe umuntu wangejeho ubutumwa n'uyu hari n'undi sindambona ariko kabaka mu Kigande ariko Brutogari kabaka mu Kigande ni umwana bivuze ngo abana be rero nibikomangoma nk'ibyo babwira princess muwe muri tayari mutware umudari wanyu nimba ari urugore nimba ari iki kandi n'abandi bantu bose ngewe nta kintu gisaba ku isi kirenze byibuza kuzagenda neza nk'uko yagiye mu izina rya Yesu Kristo watubambiye ku musaraba urebe ntabwo yagiye hari ikintu ahemutse na kimwe yaba umukobwa we yaba umuhungu we yaba umugore we si umupfakazi. Nishimiye kuba ndi hano kumwe n'abandi basangirangendo mwese mu by'ukuri nari nageze hano kare ariko mpageze nsanga nta muntu uhari ndavuga ngo ntabwo najya kure kuko nari mbizi ko uko byagenda byose muri wowe tuba turi hafi ndavuga ati nibona muje turaza kumwe n'abavandimwe ariko nk'uko nsanze nyine muri kuvuga ijambo ku muvandimwe ntabwo nabura icyo mvuga ndabizi ko k'uyu munsi twibuka grand frère
ngiye mwibukiraho ibintu byinshi cyane ko uyu munsi yatashye atuvuyemo ni nabwo nanjye nagize ubumuga bw'amaso ariko ntabwo byanciye intege kuko iyo ndebye ko hari abo ntakibona bihita binyibutsa poli kuko binyibutsa icyo gihe bitubaho ariko ntabwo byanyishe ahubwo byarankomeje rero njyewe nishimiye kuba ko ndi kumwe ntari ahangaha njyenyine ahubwo ndi kumwe n'inshuti ze abana be family twese duhari ni ikintu cy'ingenzi cyane ku mutima kandi kinkora ku mutima so hari byinshi Jay yagiye atubwira hari byinshi yadusigiye hari byinshi tumwibukiraho njye ikinshimishije ni uko mba ndi hano hari abo mbona n'abandi bamenye uyu munsi ko bahari kuko hari abitaga inshuti zari n'abo twari tuzi ariko batibuka ko uyu munsi wanageze ngo babe bari hano ariko njye icyo navuga ni ugushimira buri wese watekereje kugera hano akubaha uyu munsi akamenya ko ari umunsi twari buze hano kwibuka umuvandimwe ndabashimye rero kandi bidukomeze ku mutima kuko iyo ngiye kuvuga byinshi bintera intimba kandi bikantera ikibazo gusa njye ndabashimiye icyo navuga ndabashimiye kuba byonyine mbonye mwese mwageza uwo ari wese wabitekereje Imana imuha umugisha kandi Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira kuko ndabizi ko ari aheza mu ijoro thank you so much sorry dufite brother we mukuru akaba yitwa Maurice nawe byaba ari byiza akagira icyo avuga nyuma ye n'abandi nka babiri abo ari bose kugira ngo gahunda turagira ndende cyane and then dukomeze gucelebratinga his legacy. Thank you, Maurice. Mwiriwe mwakoze kongera kwitaba nubwo ntawigeze wongera kubivuga iki nicyo gihe umuntu azajya amenya ngo ni bande muryango ni bande bazi itariki ni bande bazi ibyabaye ntabwo bikiri ibyo mu itangazamakuru bikiri ibyo muri YouTube n'izindi social media turabireka ubizi uwo byakozeho uzi na tariki tukamenya duhurira nta kindi buvuge tumureka akomeza guhukira mu mahoro kandi namwe mbashimira ko mwibutse itariki ntawe wabibukije ngo twahurira